Bavandimwe Yezu Kristo akuzwe. Nitwa Letitia Nyazinyoye, ndi umukristo gatolika, ntuye muri paruwasi ya Kabuga, ariko nitagatifuriza muri Fraternité, umuryango w'iyogezabutumwa rishya rigamije kuvugurura ukwemera no gukizwa ibikomere. Ndubatse, mfite abana 3, ndi umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ubuvuzi n'ubuzima. Mbanje kwihanganisha abavandimwe ba Padiri Bald, inshuti ze, abana bose abereye umubyeyi, Padiri Valens n'abandi bantu bose bamukunda. Bavandimwe, nagira ngo mbahe ubuhamya bwa Padiri Bald bukubiyemo ingingo 5. Padiri Bald namumenye kubera ubutumwa n'ingabire y'Imana kuva kera, ariko twamenyanye muri 2016. Ubwa mbere tuvugana, Padiri Bald yarambwiye ngo reka dusabe Bikira Mariya abwire Yezu ankorera icyo ashaka mu burwayi bwanjye. Umuvandimwe wanjye yampaye telefone ya Bald, arambwira ngo nzamuvugishe ampe gahunda naza i Kigali tuzabonana. Icyo gihe nari ndwaye, nararembeye mu rugo no kugera mu kiliziya ntakibishobora. Ubusanzwe navukanye uburwayi bw'umugongo n'akabazo ku mutima, ariko uko nkura bikagenda birushaho kwiyongera. Byageze aho hiyongeramo n'ubundi burwayi kuva 2013 butuma tension yanjye ihora iri hasi, gatuma mbura amaraso, ngahora n'isereri byarimba nkagwa. Bivuze ngo kuva mvuka ndi umurwayi, ni uburwayi burimo ububabare kuva ku mutwe kugeza ku mano, ariko byageze aho nkajya numva ngomba no kwitegura gupfa. Ntangira kujya nsenga nyine kugira ngo ninsinzira sinkanguke, cyangwa se niba umutima nuhagarara nyine nzabe nariteguye. Umunsi umwe rero nahamagaye Padiri Bald, aranyitaba, arambwira ngo nzaze kumureba ku ibanga ry'amahoro, ari ku itariki ya 12 ngo tubonane ndareyo, kuko buri tariki 13 ya buri kwezi bagiraga isengesho. Arangije yarambwira ati ngaho reka tuvuge ndakuramutsa Mariya, abwire Yezu gukora icyo we ashaka muri ubwo burwayi bwawe. Iryo sengesho twavuze ryakurikiwe n'ibindi byinshi byahindutse mu buzima bwanjye, byanshyize mu biganza by'umubyeyi Bikira Mariya, wa mugani we, ibindi byose arabyikorera kandi niko byagenze. Icya kabiri, Padiri Bald yanyigishije kubabarira no gutanga imbabazi. Muri 2016 hari isengesho ryo gusabira abarwayi ryabereye kuri paruwasi ya Kacyiru, nagiyeyo. Mu nyigisho y'imfunguzo 5 zo kwemera, nagize niyemeza kugenda nzifungura uko zivuga, ariko ntago nari nzizi. Uwo munsi rero ibintu byose yigishaga numvaga kuko ari jye abwira. Ndangije mfata icyemezo cyo kuzifungura kugira ngo nyine nimpfa nzapfe neza nariyunze n'Imana. Navuga ko nahakuye ingabire ya conversion, ariko sinari ngisaba gukira. Numvaga atari uko Yezu byamunaniye kunkiza, ahubwo numvaga bitari muri gahunda ze. Ubwo rero twaratangiye dufungura urufunguzo rw'ukwemera, tugera ku rufunguzo rw'imbabazi, kuko nari nabyemeje. Ntangira gutekereza abo nzazisaba, abo ntashobora kuziha cyangwa nazimye kugira ngo nzibahe. Bigera aho nza kubohoka. Natashye nkiri gufata ibyo byemezo byo no kwakira imigisha yo gutanga imbabazi. Bwacya nkibuka undi muntu narababarira, nkamubabarira, bwacya nkazongera. Mbese byabaye gahunda y'ubuzima, na n'ubu ngubu biracyakomeza. Icya gatatu, Padiri Bald yambereye umuvandimwe, ambera inshuti, ambera n'umubyeyi. Ubwo muri 2019 nibwo twahuye. Twaramenyanye siwe gusa, ahubwo n'inshuti ze Katsi, Anne, David, nibwo twamenyanye. Katsi we twahuriye mu gutaha chapelle yo ku ibanga ry'amahoro. Uwo munsi twari tuvuye mu misa yo guha umugisha chapelle, noneho duhurira muri koridoro mbere ya reception kuri hoteli aho twari twaraye. Hanyuma turaganira, ari kumwe n'undi muntu umwe, atangira
kumbwira ubutumwa akora, nsanga ni umukarisimatike kimwe nanjye, tuganira ibya Roho Mutagatifu. Aho nyine aho twari duhagaze we na mugenzi we bandamburaho ibiganza batangira kunsabira Roho Mutagatifu, barangije banantumira muri misiyo bari bafite ku ibanga ry'amahoro uwo mwaka ngo yari kuba mu kwa 12, aranantumira ngo nzaze dufatanye ubwo butumwa. Ubwo twese tumenyana, hanyuma tukajya tunandikirana. Muri uwo mwaka wa 2019 naje kujya kwa muganga muri control, bambwira ko ngomba kubagwa umugongo byihuse. Muganga yarambwiye ngo ninkomeza gutinda gufata icyemezo nzagira tetraplegie, ni ukuvuga ni ukumugara amaboko, amaguru n'igihimba, donc ibice byose biri munsi y'ijosi. Ubwo imuhira twemeza ko nzajya kwibagisha muri Amerika, ntangira gupanga urugendo, mbona umuganga uzambaga ampa gahunda mu kwa 11, ariko nubwo nari narifashe nari mpangayitse nari nifitiye ubwoba, kubera ko muganga umvura we yari yambwiye ko ngo byihutirwa, numvaga ntazanagerayo kubera ko ari urugendo rurerure. Naje rero kubiganira na Katsi mucuti wa Padiri Ubald kuri WhatsApp, mubwira ko ngiye kwibagisha ijosi, ko nzajya muri Amerika. Ubwo nawe ambwira ko ngo ngomba kubona na Padiri Ubald mbere y'uko njya kwibagisha. Bampaye rendez-vous rero, baravuganye bampa rendez-vous y'isengesho ryo gusabira abarwayi, bibwira n'abandi bavandimwe bo muri fraternité, nuko babwira ko hazaba isengesho dutangira kwitegura. Bibaye rero kuwa 5 ku itariki ya 8 z'ukwa 11 nko mu masaa 4 nari ndi ku kazi, Padiri Ubald ubwo yari yarageze mu Rwanda arampamagara, nsaba kumusanga Saint Paul aho yari acumbitse, maze mwemerera kugerayo ari saa 8 njyayo. Yampaye karibu muri salo, nkimara kwicara arambwira ati ndabanza nguhe penitensiya tubone kuganira. Narishimye ndapfukama, arayima, hanyuma turaganira. Hashize akanya rero atangira kumpa ubuhamya bwe, amaze kumva uko ndwaye n'icyo nzajya kwivuza, nawe ambwira ko ubwo aheruka muri Amerika bari baramubaze, mu buhamya bwe rwose burambuye, agamije ariko kumaramo ubwoba bwo kubagwa. Ambwira ko ngomba kwakira ugushaka kw'Imana, ko Yezu ari byose, kandi ko ashaka ko dukira, gusa ko agira inzira nyinshi kandi akiriza no kwa muganga. Arambwira ngo no muri salle dope arahakiriza indwara nyinshi. Arangije Padiri Ubald ambwira ko ngomba no gukira ku mutima. Atangira kumbaza amateka yanjye, ambaza aho ngeze gusaba no gutanga imbabazi. Mubwira ko nazitanze kandi kuko numvaga narazitanze, nararangije no kuzitanga. Ati ngaho mbwira aho wababariye wabamariye iki? Ndamusubiza nti simbazi. Arambwira ati rero ntago urarangiza gutanga imbabazi kuko utaragira impuhwe. Ati ugomba kujya muri prison ugashaka izo nterahamwe z'Igikondo n'iwacu. Ati nubwo baba atari bo bishe iwanyu neza mu rugo, ariko uzabarebe barahari, uzabagirire impuhwe. Arambwira ngo ngomba kuzabahobera. Nuko arangije ati cyangwa se uzashaka abana babo cyangwa abandi bene wabo, ushaka ikintu cy'impuhwe ukibagirire. Ubwo atangira kumpa ubuhamya bwe, ukuntu yababariye umuntu wishe nyina, ukuntu yafashije abana be, mu buhamya bw'abakristo ba paruwasi ya Mushaka. Nuko nanjye rero mubwira ko nababariye abantu, nababariye Kiliziya Gatolika, mubwira ko nababariye n'abantu bagiye bankomeretsa nyuma y'1994. Tujya mu kiganiro cy'imbabazi, nuko arangije ampa n'igitabo yanditse, arambwira ngo ngisome, hanyuma arongera nanone arambwira ngo nzamusange ku ibanga ry'amahoro dukore urugendo rwo kubabarira. Icya 4, Padiri Ubald yakundaga abihaye Imana cyane, nako n'ubu aracyabakunda. Uwo munsi nanone twaganiriye ikintu cyatumye menya ko yanyakiriye nk'umuvandimwe. Twaganiriye ubutumwa bwe akora, yanganirije ku mushinga yari afite wo kubaka amacumbi y'abapadiri bakuze. Yanganirije impamvu zawo. Jyewe natangajwe n'ibintu yambwiraga kuri ubwo butumwa bwe. Hanyuma arangije ampa n'inshingano zo gusabira uwo mushinga, ansaba no kujya nsabira ubutumwa bw'abapadiri. Ngo Padiri Ubald yari afite indi mpano yo gukunda abapadiri bagenzi be.
uwo munsi yambwiye ko abasabira adashobora kuburira umwanya wa padiri iyo bamushaka, ngo ariko cyane cyane abapadiri bato bakora ubutumwa ku bantu b'iki gihe bafite ibikomere kandi banze kubabarira. Uwo munsi wambereye isomo ritunguranye, ariko twasangiye ubutumwa bwa Yesu bwo gukunda abihaye Imana no gukunda Kiliziya umubyeyi wacu no kubasabira. Uwo munsi nahuye n'inshuti ya Yesu koko, nahuye n'umugaragu w'urukundo rwa Yesu n'umugaragu w'impuhwe ze. Uwo munsi padiri yahise ambwira ngo tujyane muri chapelle ya Saint Paul, ahita ansomera misa turi twembi, arangije arambwira ngo ninitahire. Icya gatanu, padiri Ubaldi yampuje na Yesu muri Kiliziya. Ubwo bwarakeye adusomera misa n'isengesho ry'abarwayi. Nyuma y'inyigisho ya misa hakurikiyeho inyigisho kuri Roho Mutagatifu hamwe n'izo nshuti ze bari bazanye, ariko twabanje kumuherekeza kuko yari afite izindi gahunda, dusigarana n'abashyitsi be. Ubwo duherukana rero, Padiri Ubaldi yari yaje kuduha umwiherero mu kwa mbere mu mwaka wa 2020. Niho nakiriye uburwayi bwo mu muhogo mu gitambo cya misa gisoza inyigisho yaduhaye. Yesu agira impuhwe, ashobora byose, ariko kandi aranasetsa. Uriya mu muhogo niho tiroyide intereye ubwo burwayi bundi butuma tansiyo yanjye ihora hasi, niho iba. Mu ijosi niho umugongo wanjye bagombaga kumbaga, ni naho batinye kumbaga. Ni na hafi cyane y'umutima, nawo umutima wanjye utera uko wishakiye. Ni ngo Yesu arahazi, ibyanjye byose arabizi, ariko yaravuze ati reka manze mukize Angeline abimenye ko n'ibindi nzabikora igihe nzabishakira. Gusa yankiza atankiza, jyewe Yesu ndamukunda, nubwo nababara byose mukundira ko yancunguye, kandi iyo narwaye akenshi nkamuhamagara araza akandwaza, ubwo azanyiriza igihe azabishakira. Mu gusoza rero, ndashimira Imana ingabire yahaye Padiri Ubaldi, ndashimira Imana yaduhuje ikamumaho umuvandimwe, inshuti n'umubyeyi, ansigiye umurage wo gukunda Yesu na Bikira Mariya. Padiri Ubaldi kumwibuka no gukora ibyo yigishaga, ni ugutanga imbabazi ziherekejwe n'impuhwe, ni ugukunda Yesu no kumuhamya. Padiri Ubaldi yifuza ko abantu bahinduka bagafata ibyemezo, bakamenya ko shitani adashaka ko batanga imbabazi, kandi ariyo nzira yo gukira ibikomere. Padiri Ubaldi ashaka ko tumenya ko ijuru riharanirwa, ko utanze imbabazi aba yinjiye mu nzira igana ijuru. Duhitemo rero kubana mu mahoro, tube abagabuzi b'amahoro, tube intumwa z'amahoro. Nimuze dusabe Imana rero twebwe igihe tukiriho, iduhe umutima wuje imbabazi n'impuhwe nk'uwe. Nicyo mbifuriza, nicyo nifuriza abazasoma igitabo cy'imbabazi, nicyo nifuriza abamukunda n'abazumva amateka ye bose. Umubyeyi wacu Padiri Ubaldi, roho yawe uruhukire mu mahoro, natwe ukomeze uduhakirwe kuri Yesu umwami w'impuhwe. Amen.